ugasanga umuntu ntiyonyita umurozi njewe Gaston cyangwa anyita umusambanyi ariko kubera yahaga atuti yagera hariya ngo murabasambanyi murabarozi murabanebwe why tubibona ku bakozi b'Imana bagenzi banyu simvuze ngo mwebwe kandi wenda si bose iki kintu muza mugitekerezaho abona iyo uri kuvuga imbere y'abantu tuvuge uri umuvuga butumwa ukabwiriza neza abantu bakakomera amashi biza biguha confidence yo kuba wakora n'ibintu utagakwiye gukora kubera ko abantu bagukomeye amashi rero iyo udafite umuntu w'umubyeyi ukuri hafi ngo amenye uko agutwara niho cage wisanga wabaye mu indiscipline niyo mpamvu turi kukubwira ngo biterwa naho umuntu yakuriye je nkaho nakuriye nanje reka ngaruke kuba bacuranzi kubera ko abacuranzi benshi simvuga ngo bose bavugwaho ingeso y'ubusambanyi ya icyo ntaco mfite kukivugaho bazakomanta abantu mudukurikiye ariko twakuze nyine tuzumva aho ijambo rivuze umuntu umwe none se abagabo babiri abacuranzi muziranye bose abo niko gabavugaga reka nze karebe nta biteguye sinzi ukuntu nakoze kuri telefone ngiye kuraka mwe kuba ikaze cyane hano mu kiganiro nkuko bisanzwe ni kuri Mega TV ndetse no kuri Trino TV tukaba rero muri iki kiganiro twabazaniye abatumirwa batandukanye bo muri field ya gospel ariko bakora ibintu bitandukanye muraza kuryoherwa kwinjoyinga iki kiganiro kuko ndagira ngo batubikiye byinshi ariko mbere y'ibintu byose abakurikirana cyangwa se abakunzi ba Trino n'abakunzi ba Mega muze kudutega amatwi kandi ikiganiro muzagisharinge kuko ikiganiro kidasanzwe turi kumwe rero nabo mubona hano imbere yanyu reka mbere ibumoso bwanje mutwibwire murakoze banyita Rushimisha Gaston turitiranwa mazina ya mazina so muri kino gisata nkaba kora ivuga butumwa mu bijanye n'indirimbo uraririmba cyangwa urazandika cyangwa urazipromotinga indirimbo gute okay ndaziririmba kanazicuranga ndumucuranga ufite indirimbo waririmbye ku giti cyawe z'abandi uracuranga mbese uri umucuraranzi cyangwa se uri umuvuzi w'inanga yego arakoze cyane ngira ngo benshi muramuzi kuri keyboard turaza kugarukaho hanyuma rero mugenzi wacu uri hariye amazina nanjye ni Fidel Mbarusha urasa nk'uzamura ijwi wegere mikoro amazina yanjye Fidel Mbarusha yego naje ndi umuririmbyi usanzwe ya nawe ni umuririmbyi usanzwe murabyumva ariko kandi akaba umuramyi mwiza cyane turaza kubigarukaho turi kumwe na mugenzi wacu kuri ruhande ya murakoze nitwa Rene urasa nk'uwegera mikrofone navuze murakoze nitwa Rene Mwungura nanjye nk'abandi barizwa mu itsinda rya Zion Worship Team ya thank you ariko hari ahandi tukuzi uraza kutubwira muri indi tsinda rero ndaza kuba narivuge nanone narivuge okay barizwa no mu itsinda ry'abanaziri niho abantu benshi tukuzi afite n'igiti ufitemo igiti Rene nari disciplinary waba ariko mbese wari nka animateri okay twizere ko abanazira aho muri mumeze neza turabakunda kandi turabashigikira hanyuma rero ntabwo ari interview ntabwo naje kuba interviewinga rwose naje ngo tuganire muri kipawa cya buri muntu cyangwa se mu mpano ya buri muntu umuramyi umucuranzi reka duhere n'umucuranzi hanyuma turaza kubaramyi mazina Gaston Rushimisha uratubwira watangiye gucuranga ryari uyu murimo waje gute ufashe gute mbese muri wewe uyu murimo ungana iki muri wewe ya uno murimo ni munini cyane muri jewe ni ndavuga ko ari impano kuva kera nahawe kuko warubajije nabitangiye kera ndi mu bantu bize mbere abantu basomye mbere ibi bintu babijemo mbere kera cyane ko muri za 2007
ya 2007 nibwo natangiye kwiga. uti watangiye mbere iyo tureba interview nyinshi kandi tukabona kubera iki abantu bacuranga bose baza bakunda kuvuga ngo nibo ba mbere, hari abo tubona ngo nije ngurusha abandi ngo je ngo akompanyema yanje ngo ni gitangaza, kubera iki abacuranzi bagira ko ka orgueil no ka superiority? Ariko je siko nabuze ko nduwambi. Oye nanje nabajije. So sinzi bivana n'umuntu ugiti cyiwe. Ariko mu bijanye no sinzi impamvu umuntu avuga ngo niwe wa mbere ngo akompanyema yanje. Abacuranzi ugira level mbese umuntu ni mugira ama-level ya mugira abatoya bari hagati abakuru ya bivana n'ukuntu umuntu yize bitajanye n'imyaka, bijanye na level yo gucuranga ugezeho. So uri kuyihe level wo kompara nande nyine wavuze ko mugira ama-level. Okay, ndakubwira je ndi hagati. hagati ni he? Hagati muri kumwe nabandi muri muco hagati Muco hagati ntago novuga ngo turi kumwe nabandi. So je uko niyizi byinshi kumenya ikiga cyane sinkira mu beginner ya mbese ndi hagati. Uri level yo hagati. Ni bande bantu bari imbere yawe ubona uvuga ati ngeze kuri level ya barunaka na runaka naba ndaho nishimye? Okay, so uko nanikeneje kumbaza kubaze gute uko warubajije ngo nari keneye kumbwira ngo mbaza ahubwo ngo ni bande ubona kuko mbese abarolo mode bawe wemera ya ni nkako nanivuze ngo abantu ubona bari kuri level nziza ibyo ari byose iyo umuntu abona abantu hejuru ya wakwifuza kuba wababo ya barahari benshi. Ubundi bacuranzi ni benshi babaye benshi barize, hari abana bakiri batoya bize bageze ku rwego rurerure, hari abamaze igihe ariko bari hasi, hari abagitangira uri mu bari hejuru, hari abagitangira kwiga bita beginner, hari abageze ku rwego nyine rushimishije, hari n'abandi nabo bageze ahantu heza cyane. Ariko nakubajije ngo mbwire abantu wifuza bacuranga, urabona nk'ubu jewe ndi umunyamakuru, hari igihe nicara nkareba amakuru atandukanye nkavuga atariko wumva nkarevo reka nkoreshe wenda bo mu Rwanda, nkarevo ya Scovia nanje ukampa gushuruka amanga kuri nkazambaza kuri uwo numwe, nkavuga ati wenda nka ninde wundi, hari abandi twakuranaga itangazamakuru nkumva ningera ku rwego rwabo, ariko narugeraho ngasanga nabo bagiye ku rundi gutyo hari abo nagiye nifuza nk'abari Yusufu Mugenzi kuri za BBC, ba Yves Bucana. Wewe yaje barahari benshi ufatira urugero kuri ba Beya, kuri ba Mima ni nk'abandi. Good. Ko ku rugero hari umucuranzi baza bita byinshi muri Gisubizo ari hari ya Siaro, akaba undi witwa Zawadi nawe no muri Gisubizo uregereza ijwi. Abo nibo pantekereza ko muzi. Hakaba n'abandi batari mu bwoko bwacu abanyamahanga bateye ubwoko, ariko ni benshi nabo ntavuze, ariko sino bavuga bose ni benshi. Okay, nabonye byakugoye kuko nyine iyo umuntu wamubwira ngo yikompare ku wundi kandi muri mu murimo umwe bizabisa nk'ibigoye, ariko mbwira ucuranga iyihe njyana? Hari igisirimba, hari zitonze, sinzi niba bigira amagategori, uba mu yihe gategori? Okay, ntago haba abacuranzi ba iyo ivuze ngo igisirimba ni nkaho uvuze beat. So umucuranzi wese yocurange ikintu cyari cyose, indirimbo iyo ari yo yose, mu njyana iyo ari yose, bivanye n'ibyo yize. Gusa mu bwoko bwacu uba mu yihe, uba mu kihe gisata? Mu yihe urabaza gute? Ucuranga iyihe njyana? Ni iyihe njyana uzucuranga nyine ukumva? Okay, zose ndazicuranga. Wowe mbwira ngo se niye favorite yawe mbese? Oya, hari favorite wewe uprefera ariko ari niyo ukora. Mbese iyo wisanga. Okay, reka nzena niko nshaka kumva. Wenda nkawe tuwucuranga isirimba nka wenda tuvuge ninde uzucuranga isirimba neza. Okay, reka tuzorusha nimba n'inzungu. Kanzungu no urugero. Reka tuzorusha. Ariko wenda nawe hari style ucuranga wenda neza kumurusha. Okay, je ntago zacuranga isirimba. Nico nyine naza kuba. Ucuranzi w'isirimba. Ucuranga ibindi bitari mu mbese ucurangira korari, ucurangira ministere ya bitari mu gisirimba. Ntabwo navuze ngo simba akoresha interview kwari kugira gusa ngo tumenye bakagarunda abadukurikiye bamenye ngo urinde ukora iki, ucuranga ibimeze gute, ariko hari abandi bazakubona nyine, ariko n'abandi bazokubona bushasha. Uyu ni umucuranzi mwiza cyane.
twagiye nari ngiye kuvuga ngo twagiye mu ivuga ariko nivuga butumwa right mu buryo bw'indirimbo nivuga butumwa ririya ryo kubwiriza wazagira gute Gaston eh Gaston yaravuze ngo azagira no kubwiriza karagufinyiriye hari ibintu byinshi karagufinyiriye baro mu by'ukuri ntabwo ari kugukajora uraramya amavuta yawe ukayanyanyagiza mu bantu tukamererwa neza ariko umwuka ntaza kuganiriza akubwire ngo noneho nagukoresheje abantu nibo barepresenta imana uzubona gute kujanye museka bazambura amajwi mwegereze mikoro sambona nyine biraho ariko ico niziho nzi ko kubijanye no kuramisha narimvuze nti aho ngaho narimvuze ati ico niziho gito atari cyane gerageza muri style yo kuramya ndagerageza nyine kuramisha neza ariko si cyane nyine wabyisanzemo gute nakuriye mu ikorari nisanze nkiri muto twakuriye mu ikorari tujamo kwa kundi mujamo nyine muhatwa mbese k'abana nyine bababwira ati muje mu ikorari kugira gusa babafate babankadire ntimuyobe nisangamo gutya ndepeta umunsi ku munsi tangira mu ikorari y'abana tunaja muri Sunday school turazambuka nyine mu ikorari y'urubyiruko tugera aho tuja nyine mu ikorari isa nk'ikanisa y'abantu bakuru nyine bagira ikorari imwe ndetse hano nabonye haba amakorari menshi nuko nisanze nyine ari uko hanyuma uza kwisanga uri umuyobozi ushobora kuyobora gute warabisengeye warabyigiye byarizanye sinavuga ngo narabisengeye ariko ni kwa kundi uza ugenda ubona abandi kubera watanga ikintu kiri muto ugenda ubona abandi uko bagikora nawe nyine ukumva wogikora wagikora nyine ukabona kirakumva kandi uzutangira wagikora nabi nyine ukagera ukabona wenda kuragerageza kikaruha nyine kikaba nyine gutyo nuko nguko urakoze n'iryari uzuramye ukumva hari imbaraga zamanutse umwuka wera yagukozeho ukumva nyine ubaye successful buriya nta kintu kitabamo umusaruro wumva niyo utaba ugaragara urutangiye gucya n'amaboko ariko ukumva mu mutima wawe waramije neza haba habaye n'igihe nanezerewe bwanjye n'iki kiba cyaguteye umunezero hari igihe uririmba indirimbo wowe ubwawe wayitekerezaho ikagukoraho wanezerwa nyine ukumva ibyo byose kandi akenshi iyo wanezerewe n'abandi baranezerwa kuko uba yagukozeho wowe ubwawe imbere ikabona gukora ku bandi rero menya ko byibuze hari icyabaye ariko numva naje hari icyankozweho mbese ni ukuvuga ngo iyo uhawe uramisha ni byiza ko bibanza kukwafekita wewe hanyuma nawe ngo byafekita abandi tugere hariya hakurya hanyuma noneho nde kuri ikiganiro tuganire mbahe ikintu noneho turi buze kudebetingaho twese Rene egera mikoro tukuzi mu banaziri tukuzi ku gatuti yani umugani wa bahungu ngo turi wanyu ku gatuti tugeze ku gatuti kawe Rene tubwire uri umukozi w'Imana tubona waramishije wanezerewe wayoboye wasirimbye ibi bintu biri ku ruhe rwego cyangwa se wabitangiye gute wabyisanzemo gute ubifashe bingana iki muri wowe murakoze so uko nje mbifata nuko nabyisanzemo jewe ubundi sinakuriye mu ikanisa bene wacu usanga barakuriye ngo mu ikanisa ariko je sinakuriye mu ikanisa naje kurizamo nyuma gato hagarara wabagahe so bivuze ngo nabagahe ari ukuntu abantu tuvuga ngo twakuriye mu makanisa jewe
reka tubwire komeza wakuriye hehe aratubwira aho wabaga niba utarabaga mu ikanisa. No, gusenga narasengaga. Simvuze ngo nabaga ahandi wenda. Gusenga narasengaga. Ariko umunsi nyine numvise nyine ko ari ibintu ngomba gushira ku mutima. So umunsi nje nabatijweho. Kavuga ati reka mbatizwe hanyuma so nkora umurimo w'Imana nyine mwisangemo mbese. Mvuye inyuma so nta kindi kintu numva wenda so kimfata. Nibwo rero nayo ibindi nashaka gusenga nk'abandi nyine ngataha. Ariko umunsi nabatijwe so nibwo natekereje nyine ku rugendo ruja mu ijuru. So niyo mpamvu mbikora uramasha. Niyo mpamvu mbikora mbikunze. Kandi so nyine umwanya imbaraga zanje zose nkazishoramo. Kubera ko naje gusanga nyine Imana si ikintu cyo gukinishwa. Je ndi muri babantu bagera mu ikanisa ukumva ufite n'akantu kakoba muri wowe, ariko wamara gusenga ukumva kubera kugira ubwoba kandi uri imbere ya data. So nta sukuvuga ngo n'ubwoba bundi, ariko nyine ari ikintu uzawumva wenda nkuvuge nk'urugero ugiye kuririmbisha uzawumva ufite nk'akantu k'ubwoba muri wowe. So kubera iki nanze kubimenya ari nanze kubimenyera kwa hari gumenyera ikintu mbese ukaza wumva ni ikintu gisanzwe kiri aho igihe cyose ushaka ukumva ugikora. Ariko nje ukomeza. Urakoze cyane. Angushije muri topic yacu. Iraza gusa nkuko nguko. Hanyuma ndabazingira hamwe mwese. Uri umuramyi, namwita nawe ni umuramyi kandi akaba umuyumbe. Uri umucuranzi. Ni wewe ga moteri uzubaha. Nawe uri umuramyi. Wanavuze kuririmba data. Akonsiga umuntu aze kukiyongerera ushobora kutamenya amatitire cyangwa imirimo yanyu. Sinzi niba ari amatitire turayita izindi nshingano cyangwa. Murakoze. Ndabazi ku gatuti mwese. Ariko muhagarariye abandi bose nzi mukorana. Cyane cyane urubyiruko rungana namwe n'urundi ruri haruguru yanyu n'abandi bari hasi. Mu bwoko bwacu tubona abantu bakora imirimo nk'iyo mukora kandi mukorana, ariko bamara kugera hara ku gatuti bakitokeza bakavugira amajambo atuvugira hanze. Ndabaha ingero kandi ndababwira mwese, haba mu bacuranzi haba mu baramyi, umuntu agahagarara agatunga pasiteri urutoki mu muyumbe bagakanga abapasiteri. Umucuranzi agahagarara kubera ko bamuhaye afite iyo mpano kandi ari we uri kunanga, akaba yavuga ibyo yishakiye cyangwa yakora ibyo yishakiye, bigasa nkaho guteka gatuti ari ugukanga abandi bantu. Ugasanga umuntu ntiyonyita umurozi njewe Gaston cyangwa nyita umusambanyi, ariko kubera yahaye gatuti yagera hariya ngo mwe murabasambanyi, mwe murabarozi, mwe murabanebwe. Why tubibona ku bakozi b'Imana bagenzi banyu? Simvuze ngo mwebwe kandi wenda si bose. Iki kintu muza mugitekerezaho, iki kintu muza mukidebatingaho. Umupira ni uwanyu, musobanurire iyi mbaga yose izakurikira iki kiganiro biba byagenze gute. Ukiri mu mavuta y'Imana, ukiri mu mwuka w'Imana, ubura akagero keza. Kubera iki bikunda kugaragara, nagiye mbona hari umusore ugenda anafata bimwe n'abandi bakagenda bayifata mu matelefone. Ndaza kubaha example typique ukayikoraho gutya. Umusore uhagaze ngo wowe pasiteri, ndaza nishobozwa ndaza no kugacuranga hano. Muranyizeye? Asante. Pasiteri agiye kubwiriza, bamushiriye ibitabo ku gatuti ngo niko mwaze mugire ngo haleluya zirindwi, akazana yinayi umushumba arahagaze. Iyo ni discipline materaniro. Mutubwire ibyo bintu kubera iki biba hari. Ni mwebwe gambonye muhagarariye ababahara ku gatuti. Urakoze. Reka wenda arejo turagira wenda n'abandi baravuga. So nje uko mzumva impamvu ubona nyine mukabona ukaja kubona nk'utu video twese n'utuvideo tuzatubona ukabona nyine nk'umuntu ubona ukabona nk'uko waruvuze ngo aritokeje.
je mbifata biterwa n'umuntu akenshi nje uko mbibona biterwa n'umuntu wenda naho aba yarakuriye discipline aba yaratojwe nk'urugero nkanje nakuriye muri methodiste wemeye kuvuga imwe libre methodiste libre wemerewe kuvuga ari uko uhawe umwanya so usanga rero hari abandi batabigira nkanje uko meze njewe sinoja kwaka umuhagarikizi ngo mwake microphone ahubwo nzamwegera inyuma nkamubwira ati nimba ari ikintu ushaka wenda kuvuga ushaka gukora nkamubwira yakwemera nkabikora atakwemera kabyihorera nkazuba kuko ni umuyobozi uhagarikiye rero njewe uko mbibona ni discipline y'abantu bitewe n'aho barakuriye bitewe n'abamutoje nje ni nk'uko kuntu mbibonamo. Rene utarava uri kuvuga umuntu ku giti cye uko bibona none hari amuba mwibumbiye reka nkoreshe nk'abanaziri ariko ntibanyumve nabi yose sindabibona nta kibazo harimo umuntu ukora nk'ibyo muzamumwicaza mukamubwira umuntu yaje afite imico iyo yarerewe yo kwitokeza no gukanga abapasiteri ndetse no gutuka abakristo hari ukuntu bw'abatukana mu bwenge ngo mwe hebona abakecuru b'abandi bareke hariya iterabwoba ngo muri abarozi nta muntu w'Imana irambwiye so kubera iki muticara ngo iyo mico bazanye urabona hariya nahera hahera siko dufata nka holy places sinzi wambwiye ngo harana ntabwo ariho ngo imbere y'Imana ni ahantu hose Imana iri ariko hariya hari hagenewe kuza mwibonaniro niko mwibonaniro aho tuza kuramya Imana aho duhura ngo naho hagomba kubahwa kuko niba ntibeshe soma Bibiliya si cyane ariko haranasomye ngo Dawidi aravuga ngo nuzaje ni Dawidi ngo nuje imbere y'Imana nuzaje waho kanyaraza ngo nuje imbere y'Imana uzurinda ikirenge cyawe hajye ni Dawidi babivuze cyangwa ni Samusoni none mwebwe mubahara ku gatuti ndi muzi wavuze iryo jambo nazanye ngo nije ufite amakuru make ntacyo bitwaye kubera iki mutigisha abantu kurinda ikirenge cyabo kandi ikirenge sintekereza ko ari icyambaye ikirato gusa nakana je ko mbitekereza ko nabona uko mbitekereza jewe turatuvidiyo tugenda tuma gucicikana kuri za mitandao n'ahandi je mbitekereza yuko batigishijwe ntago bigishijwe nta nubwo bazasoma Bibiliya bazakoreshwa n'amarangamutima gusa none kubera ko aho bari batigishwa cyangwa batabuzwa nico narimbajije Rene urumva nti ariko uri wese ugisubiza no kuvuga ngo biterwa naho umuntu wakuriye niko bavuze kandi aho ndango twe Rene yakubwiye aho yakuriye ntabwo yabonye ngo ababwire ababuze ariko hakorera umurimo birahari hehe muri Zion haha no hehe Gaston ku gatuti kanyu muri abayumbe kandi abayumbe ganti bagira iwabo ico kintu urashaka kukibumbira muri ntuze mwitsinda rimwe ngo simvuga ngo nabanaziri simvuga ngo ni muri alarme simvuga ngo ni muri gisubizo ariko hahani ku gatuti abayumbe ndabatinya cyane abayumbe gatuba twaraturutse urumva tuvuge muhuriye ku gatuti mwasohotse tiwoja guhagarika umuntu usanze mutabana ngo mubwire ati bino bintu wakoze mutaziranye mutazamuvugana ariko umuntu mwakuranye uwo mubwira niyo mpamvu turi kuvuga ngo biterwa naho wakuriye na discipline wahawe urabona iyo uri imbere y'abantu none iyo biterwa tuzoyireke abantu bagume bandagaza abandi oya nyine nivyo mpamvu turi kubabwira ngo babireke bagende bige kubera iki mutabibabwira before yuko baza kandi bikomeza bikagumaho ntawuzi ko abo tubana turababwira abo gatubana hano ntavyo tuzotubona bakora kandi ntawuzi ko abayumbe bazabitokeza ntawuzi aho nashikara abikora ubuzi agiye gusenga kandi uko turi nawe uwo mubwira so reka musobanurire iki kintu abantu bose basirimba saba abayumbe kagira inkuru cyane abazahari abo saba abantu bose basirimba saba abayumbe kandi none Rene twe dusigara mu ntebe ko batwita abanebwe oya wo kwita umunebwe ubwo no sinzi caba yashingiye wenda agendera kugira ngo kwita umunebwe kubera ko atambonye kuko attention gato ari umunsi umwe nasirimbye numva naje binjemo nyine sinamenye uko byagenze
numva amarangamutima araje numva nimba ari mwuka numva nyine sinamenya nuko bigenze musohoke uzirubure mu bayumbe uko nari qualified amarangamutima bazakoresha abantu benshi abayumba ubundi mukwiye gukoresha iryo jambo hari ukuntu risobanurwa ngira ngo ni ujumbe mu Giswahili so je nkaba numva abantu baririmba n'abayumbe ko baba bafite ubutumwa bari gutanga arubwiriza arubwiriye gute aba ari umuyumbe so umuntu rero kwita umunebwe aba sinzi caba yagenda kwita ngo nturi umuyumbe oya Rene ahangaha muri kumfunyikira mureke tuganire kandi mureke guhisha amarangamutima yanyu oya mureke muvuge ko muramfunyika ko muranjana gutya reka mbaho urugero wavuze ngo biterwa n'iki biterwa n'iki kugira ngo umuntu yitokeze aravuze rimwe aradekonye avuze ibintu ejo bundi arasubiyemo kandi mukamwapuresya mukamuvuga ngo ni umuyumbe wacu reka mbabwire nje nabishize ku bitangazamakuru byanje kuko byarandiye nanamubabwiye sinzi ngo niba yitwa nde w'i Burundi niwe ntanzeho urugero Kofi ngo azatumira pasiteri Amapepo ngo namara kuyamutumira ariko akabigaseka kwa keza Imana itubabarire Mana yo mu ijuru kuri podium ngo namara kuyamutumira ngo pasiteri ngo ayarware niba ngo Amapepo ngo agire gute nabiteguye hano ngo namara azaje kumusengera ngo namara ngo bamutumire kandi ari buje kuyasengera amukubita ninde wabahaye izo mamuraka zo kuvuga abashumba nyine niyo si umwe si babiri si rimwe si gatatu si uyu mwaka si ushize gusa kandi birakomeje reka ngo urugero n'impamvu turi kuvuga gutyo urabona iyo uri kuvuga imbere y'abantu tuvuge uri umuvugabutumwa ukabwiriza neza abantu bakakomera amashyi biza biguha confidence yo kuba wakora n'ibintu utagakwiye gukora kubera ko abantu bagukomeye amashyi rero iyo udafite umuntu w'umubyeyi ukuri hafi ngo amenye uko agutwara niho cage wisanga wabaye mu indiscipline niyo mpamvu turi kukubwira ngo biterwa n'aho umuntu yakuriye je nkaho nakuriye nanje hari igihe wafashwaga wasirimba warenza umunota pasera akamaguhagarika akakwicaza mu bantu urumva ubutahaga tubisubiramo kandi akakwegera akakubwira ngo ibi bintu uri mu gukora ntabwo ari byo ugomba kubaha umwanya kunezerwa amarangamutima yo kunezerwa ntaza yica gahunda iyo akubwiye gutyo rero ntabwo ubisubiramo ariko uwo nguwo uri kuvuga uri gukora ibyo niba akoze ibyo ngizo pasiteri bakamureka azabikora niduhurira ahantu rero sinzoturuka ndi wahandi ngo nze kumubuza twese twomubuza nawe umunyamakuru womubuza kubera turi kubivuga kuri ko kumubuza simpaye nshaka ngo muvuge ikintu nko muhamuvuga umuntu umwe kuko bimaze kuba ku bantu benshi kandi kenshi kandi imyaka myinshi reka ngaruke ku bacuranzi kubera ko abacuranzi benshi simvuga ngo bose bavugwaho ingeso y'ubusambanyi icyo ntaco mfite kukivugaho bazakomanta abantu mudukurikiye bose n'uyu Kofi reka ndabifite yabivuze ngo muri mwebwe ngo mucuranga ngo mwiyegereje ngo abana b'abakobwa hano ngo utamubona ngo tucurange neza ndabifite nawe yabivuze akenshi simvuze ngo kandi akenshi kandi si bose abacuranzi bavugwaho ingeso bisubiyemo z'ubuhehesi gusambana why icyo kintu niba avuze na sense muri comment bazatubwira tuzagaruka mu kiganiro cya kubera iki kandi koko iyo urebye abacuranzi simbakira iteka si bose hari ukuntu ibo baba bari gucuranga aho ngaho ntibaje mu mwuka kandi aribo bahaye bafasha abandi kuwujamo ukabona ibo basa nk'abasamaye sirabona umucuranzi ati nanga ngo yanezerewe yiruka akagende nawe abaye kubusiri aho natubwire okay abacuranzi tuba tunezerwa cyane okay tuba tunezerwa cyane ariko rero icyo kindi wari uvuze iki ngo bacuranzi ngo bazagira utake baracuranga ariko ngo abana b'abakobwa bari ruhande ni akantu navuze umuntu yavuze hano nuko mwambushiye ngo murizera ibyo mpaye mvuga ariko wenda niturangiza hari n'abandi bagafite ukuraza ugashyiramo ariko ndizera ko byavuze ese ko ntazavuga ibintu bidafite fact gatoya
uwo kona nawe usanga ari muri ba bandi naho nimwe naho baba indisipurine ushinja abantu ubusambanyi ko si abacuranzi ariko abantu benshi barabivuga ni abantu navuze ngo abantu benshi. benshi barabivuga hasingiye kuba ariko twakuze nyine tuzumva aho ijambo rivuze umuntu umwe none se abagabo babiri abacuranzi muziranye bose abo nikoga bavugaga reka nze karebe ntabiteguye sinzi ukuntu nakoze kuri telefone ngiye kurafika twakomeza ikiganiro ukaza ukareba nyuma uraza kugashyiramo simbaye nshaka ngo dukomeze ntagashizemo kabuze ikawa ntarakabona neza muri galeri mba nasibye ya nimba kabuze Uzogashireho. uzogashyiraho okay uzogashyiraho imana iragufashije karabuze yavuze ndaza kukareba ngo abantu benshi ngo bari ngo abacanga ngo bari kumwe n'abana b'abakobwa aho hafi ngo yabandi ntabo ngo akaba atonacurangana neza uwo muntu ni umupagani kandi yabivugiye kuri gatuti ari umuyumbe abe nubwo bivugira mu ijuru uwo muntu ni umupagani yabeshe ubwo niwe ubikora nyine ariko ntabwo Urumva? abacuranzi bose iwe gasi umucuranzi ya niyo mpamvu yabeshe kareka ibanza ukareka uzogashyiramo nukabona yavuze ko abacuranzi bose aribo babikora ngo abacuranzi bose benshi so hari ukuntu sinshaka Mazina. kwiteranya n'abacuranzi ya si ukwitiranya n'abacuranzi uyu ni mega tv wenda icyo kintu yakibabajije ariko reka mbere y'uko dusoza ikiganiro cyacu dusimbe kuri iki kintu kivuga ngo ugereranyije uburirimbyi bw'iki gihe ugereranyije uburirimbyi kugeza ubu nyine mwavuze ko mwese mubarizwa amatsinda ni ukubera ko usanga ama worship team yacu mu matorero atameze nk'uko yakagombye kuba ameze niko usanga kibuze mu ma worship team yacu kugira ngo dutere imbere iki ni ikibazo cya mbere ngiye guhera kuri mbarusha ni ukubera kubona ama worship team yacu adatera imbere cyane urebye ari muri bino bihugu turimo muri bino bihugu turimo impamvu mbona nyine tudatera imbere nk'uko wenda yo muri afurika atera imbere twe tugira umwanya mutoya nyine kandi worship team cyangwa se korari ni ikintu gikenera umwanya kugira ngo gikore ibintu byiza kiba gikeneye amarepetisiyo menshi kiba gikeneye ari abacuranzi baba bakeneye amarepetisiyo abaririmbyi baba bakeneye amarepetisiyo ariko twebwe nta mwanya ntawo tuza tubikora rimwe mu cyumweru tushobora kunganya n'abantu babikora kabiri cyangwa gatatu mu cyumweru nico nta mwanya gasito hari icyo twongeraho ya nongeyeho uko wacu yaravuze ama worship team yino biragoye nta practice tugira haba n'imicurangire duhura twese Saturday muri practice y'isaha imwe n'igice ariko abandi babishyiramo umwanya umunsi wose baba bakora practice indirimbo zibiri bakazikora practice ku kantu akariko kose ku micurangire ku miririmbire bakanasenga ubundi barasenga cyane twebwe hano turasenga ariko turi busy abantu babaye busy ntago tubiheza umwanya nk'uwo bisabwa mbese nk'umwanya mbese bisabwa kubikora numva ariyo mpamvu hari itandukaniro ariko baririmbyi ni bamwe abacuranzi ni bamwe ariko umwanya tubiha gukora practice ni muke ntaho mbese umunsi umwe mu cyumweru tuhagije Rene wenda navuga kuko reka wenda nkoresha ino sente zivuga ngo niyakigera hano usubije amaso inyuma aho wavuye naho twarahavuye ariko
urebye wagereranya gute imirimbire y'abantu wasanze n'aho wavuye? Murakoze. Tudaciye ku ruhande biratandukanye. Nk'uko bagenzi banje babivuze, muri Afurika bagira umwanya wa practice. Usanga ari abakora practice kuwa mbere, kuwa kabiri bari buje kuririmba mu materaniro ya kabiri, kuwa gatatu bari buririmbe mu materaniro kuwa gatatu, no kuwa gatanu hari amateraniro akunda kuba nimugoroba abantu bavuye mu kazi, ukazongera ugakubita indi practice yo kuwa gatandatu no ku cyumweru. Ariko hano ngira ngo practice ikorwa isaha imwe cyangwa isaha n'igice, nabwo umunsi umwe. Nawe urumva ko harimo itandukaniro rikomeye cyane, ntabwo imiririmbire yomera kimwe, biratandukanye. Naho ubwo abantu n'abahanga baragerageza gukora practice isaha imwe, biba byoroshye. Kandi mwese aribwo mu indirimbo muba mufite kwigamo indirimbo, muba mufite gutegura amateraniro ya Sunday, urumva ni ibintu tuzigira ku matelefone zimwe, urumva ni ibintu bigoye. Ubona ari iyihe mpamvu ni iki bakora kugira ngo baje kuri standard nziza nubwo bari kuri iyo bizi? Icyo mbona bokora ariko kiragoye, bitewe n'ibihugu turimo. Ntabwo uzabwira umuntu ngo asiga akazi aje muri practice. Nico kintu kigoye, ni naho bigoraniye nta n'ahandi. Impamvu turepeta umunsi umwe ni ukubera imirimo yo muri kino gihugu n'ubuzima bwo muri kino gihugu uko bumeze. Ariko muri Afurika biba bitandukanye. Afurika murakora akazi gatangira saa 3 nko mu Rwanda karangira saa 11, aba wikorera saa 1 saa 2 uba wataje, mugakomereza muri practice saa 2 saa 5 z'ijoro mugataha. Ni ibintu bigoye, ntabwo wabwira abantu ngo bari tuzi kandi ari two tubabeshejeho ngo baje muri practice. Ndabyubaha nabyo, abantu gusenga turasenga, ariko umwanya wa practice naho hari ikibazo, bizonagorana, bizonatwara, sinzi ko bizopfa gukunda. Ikindi no kongeraho kuri ibyo avuze, ikindi dukora amashift atandukanye. Yego no willinga kureka gukora kugira ngo nje muri practice, ugasanga je amasaha nje nabonekeyeho, mugezi wanje siyo masaha abonekeyeho. Shift ziratandukanye, amasaha atandukanye, mbese guhuza amasaha, mbese nta umwanya nico kibazo. muri make biragoye zogerwaho nyine, ariko biracagoye. Turashafite akazi ko gukora. None se abantu bobireka cyangwa se muratekereza kuko abantu bongereye umwanya ari bwo ibintu byokunda, sibyo? Ariko ubu nyine noneho ubona hari improvement ugereranyije n'ubuzima ubona tubayemo hano? Ubona hari icyo twakora kirenze tudasibye akazi? Okay, ofira mezire bizakunda, je ndabyizera ko bizakunda. Unarebye abantu batangiye kwikorera mu minsi iza, benshi bazaba babikorera batagikorera abandi bantu. Ico gihe abantu bazabishoramo umwanya kandi bikunde. Ndabona bizakunda jewe muri future. I promise you bizakunda. Reka nsubize mikoro wacu kugira ngo tuze gusoza, ndanga arabaza ikibazo cya nyuma duhite dusoza ikiganiro cyacu. Barakoze cyane abatumirwa bacu cyangwa se abarimo turaganira tugana ku musozo, ariko tutarasoza narimo ndashaka sinza ngahegwamo. Ariko narimo ndakurikira ibyo mugenzi wanje Mega arimo kubabaza kandi muri kubisubiza neza, bitewe n'umurimo w'Imana n'umwete mufitemo nuko mubona wakagombye kuba ukogwa utarimo gukogwa. Ubu nyine usubije neza ati igihe tuzaba twikorera. Iyo ni ikindi kintu cyiza cyane, ariko ndagira muvuge kuri aka kantu. Nta mugabo wo gituma umugore mu ikanisa wenyine umupaka ngo bajane, abashumba n'abasiga barya intama ntawomenya, none se jamwe bashumba ko Yesu yabaye kuragira, yabaye kuzirya. Haleluya. Aranezerewe. Ari mukoresa umwana mwikorare ngo yige kurepeta ba conducteur na ba president.
musigaye murya intama gute mwokejejwe mukareka amanyanga muri mugwarika abagore batatu bane muri korale abantu agakunda ushaka ni kweza mikoro akata kumva ndi woga mikoro kuko mufitanye amadini mapepo gusa koma shetani abacuranzi baretse upagani kugira ngo acurange nuko umukobwa bari iruhande rwiwe kugira ngo akunde acurange neza mwakijijwe ntawe acuranga ariko ndanezera kofi n'ukuri kw'Imana mbese uyu niwe basa bita konfi ni wa wundi wo konfi simbizi ariko karanezerwa akita imbazi atanga rero abakikiriza uyu muhungu tugiye gusoza ikiganiro ariko reka tuvuge kuri icyo kintu yaravuze uyu muhungu bazomujane ahantu bamwicaza bamwigisha kuko kandi ahayigisha abandi arabigisha nta kintu afite cyo kwigisha abantu kandi ahavuga ngo abacuranzi ntimubyushije aravuze ngo bakondegiteri ni ukuvuga ngo nabande nibaza umukondegiteri wenda umwe wakoze ivyo ahise afata abakondegiteri n'abavuga ubutumwa hari abaza bagira yabavuze bose yavuze yahereye kuba pasiteri nawe arimwo ni nyine arimo namwe murimo n'abandi barimo none ibi bintu ni ibi usibye uvuga niba nawe arimwo n'abandi barimwo ntareke gakubwiriza yicare usibye ko ibyo avuga jewe nta kuri kubirimo ni amayemosiyo gusa afite ku gatuti ariko si wenyine tumaze iminsi twumva hari n'abandi reka uwo twumvishije tubivugeho aya ni amayemosiyo gusa afite nose avuze ngo abacuranze kugira ngo acurange neza ngo nuko umukobwa se niwe ukora kuri sente aramukirigita se mutacuranga neza ivyo yise na feeling y'indirimbo n'ukuntu inspiration yaje uwo mwanya ivyo bindi ni ubukristo ivyo bindi ariko karavuga ngo mukizwe ahubwo niwe ufite amapepo ngo muri mu gutanga mikrofone ku bantu mufitanye amadiri tuyiha ushoboye ayahe madiri nyamara abaswahili baravuze ngo liwepo lisemwalo buke ibihari biravuga kereka ari aho aba wenda iryo kanisa ry'abamwo Rene watuze cyane kandi namwe mu kiyumbe akozeho ndumva ntaco nobivugaho wabivuze nyine afite ukuri kwabyo wowe urabyemera sinavuze ngo ndabihakana kandi ndabyemera navuze ngo wabivuze afite ukuri kwabyo wenda afite ibyo yabonye ariko kubera ko nawe uzumvishije ugira icyo ubivugaho nanjye niyo mpamvu nakubwiye ngo uwabivuze afite wenda hari ibyo yabonye kandi jewe wenda hano ndi ntabyo ndabona ariko we uwabivuze afite wenda ibyo yabonye byatumye avuga kuri iyo niyo mpamvu rero yari akwiye gusanga abo yabonye akababwira kuko kurabwira isi yose abakondegiteri bose siko wenda bameze afasha abakozi b'Imana niba hari abo yabonye nabegera yavuze abapasiteri avuga abakondegiteri avuga abacuranzi avuga abayumbe mbese iriya mitwe yose ikomeye nyine izo avuze nje ni ukuri kuko hari abakondegiteri babikora n'abapasiteri babikora n'abaki ariko si bose abo niba hari abazi yari akwiye kubegera ntavuge muri rusange kuko nawe arimwo mu bari akavuga ngo runaka yagizeho ke runaka yagizeho none si iyo babwiriza baza bakatubwira ngo kureka kwihana kureka ibyaha baza batora ngo runaka wewe irunga ariko ntibaza bapresiza ngo bavuge ngo abacuranzi nturi kubwiza abacuranzi uri kubwiza abakirisitu bose kuri rusange ariko impamvu yabavuze wenda nuko bikabije ariko nta n'izina ry'umuntu Kofi yavuze ndumva tutanabitindaho kuko birahari hano hanze aho ibyo birahari kandi biri muri izo kategori yavuze zose mu itorero zose ibyo bintu birimo ubwo hari n'izindi kategori yasize ariko naho biri kandi yavuze ngo dukizwe iciza rero bavuze ngo dukizwe tureke ibyo bintu abantu bazabikora bagende babireke ko tuzi ko abakondegiteri n'abaririmbyi n'abapasitori bakijijwe none abantu bazokizwa kangahe erega nta muntu udakora icyaha none tuzokizwa kangahe bazabikora hashobora kuba ari bazobireke bahinduke babireke none kubera iki turi mu gusanga abantu badakijijwe abantu bakijijwe aribo kandi badakijijwe
ibintu uko gukizwa vyiva. sinzi uko Gukizwa ubyita ariko sinzi gato n'ico bivuga ngo- ubirebera oya ngendeye ku cyo yavuze gukizwa yavuze ntibivuga ngo ntukore icyaha ukora icyaha ukijijwe ariko iyo yavuze ngo hari abapasitori bari mu kurya intama ngo aho kuziragira aravuga ngo hari abakondigiteri bari mu kurya intama hari abanyamasengesho iburetse uko ariko kose aha amazi aravuga ngo ntibakizwe pasiteri arakizwa gute kandi tuzi ko pasiteri akijijwe ni nko kuvuga ngo areke ibyo azakora So, Gaston uretse nawe kwigirisha kwijijisha Oh, ni ukuri niba ari ikintu So, mfite urabizi ko ari simbanijije. ibintu n'ibintu bihari turi abantu twambaye umubiri wenda baza bakora ibyo bintu niyo mpamvu yavuze ngo iyo avuga wenda ngo umucuranzi runaka ariko yavuze abacuranzi avuga abapasiteri mbese yavuze nyine kategori zose ziba mu ikanisa none se rene reka nkubaze cyanyuma urashobora kuba uri pasiteri udakijijwe barahari benshi pasiteri udakijijwe oya hari ugukizwa no gukizwa sinzi ya hari ugukizwa no gukora icyaha pasiteri ashobora gukora icyaha ariko sinzi ukuntu pasiteri yoba adakijijwe aho biratanga aho ngaho ndumva niko gusa iwe yarashatse avuga ngo wenda bareke abibireke ya babireke ico yavugaga babireke zita gukizwa ya abantu bage nyine babireke bakizwe nyine bave mu byo barimo gusa wenda uriya muhungu ariko ndumva nje atara nta kintu kidaza ni ibintu nyine yavuze ibintu bihari okay reka tubireke ubwo mubivuze gutyo n'abadukurikiye wenda bafite uko babibona bafite uko babyumvishije kandi ku butumwa buragiye hanyuma rero turimo gusoza ndabashimira ko twaganiriye neza kuganira si ugufata umwanya munini ariko tutaragera ku gusezerera abantu cyangwa se kubashimira nagira ngo mu ijambo rimwe muri iki kiganiro tubwiranye wagira icyo ubwira abadukurikiye hanyuma mbarusha hanyuma mazi na Gaston ya murakoze So, turabashimiye ku kiganiro cyiza dukoze abadukurikiye mugende mukore subscribe mukore share na comment Thank kuri Turino TV na Mega na Mega TV So, murakoze asante sana murakoze cyane natwe turabashimiye ko mwabanye natwe mukomeze nyine mwite kuri ano macano y'aba bagabo mukore izo za share mukore subscribe ko barabyumva humura ikindi mwumve nyine ibyo mukwiye kumva mugende niba ari ibyaha mubireke mugani wa kofi mube imfura nyine dukomeze urugendo ruja mu ijuru murakoze ni ukuri Gaston Yeah, cyane anyway. twibasiye abacuranzi ariko si twe niko si twebwe nta kariho anyway murakoze kudukurikirana muzogaruka ubutaha turi kumwe reka mbashimire hanyuma nze gusingiriza mikorofone mugenzi wanje cyangwa niba unyemerera ngashimira aba bagabo mu by'ukuri ubu nyine barimo gukoresha terime ngo imihanda yaranyereye sinzi impamvu ni nko kuvuga ngo aha hanze abantu haragoye urimo kubwira umuntu ngo muje mu kiganiro ngo yahe ngo biriya ugasanga abantu bari kubyitaza ariko mbabwire ko social media na media uwabikoze cyangwa uwabitekereje kwari kugira ngo yedike sosiyete ka abikore mu bucuruzi bisanzwe bimuviremo inyungu bigishe community mu buryo bworoheje ariko twebwe turi mu kugira ngo nije kuri mikoro ngo ngiye kumena amavuta muyizeho twigisha abantu social media si yo gukora ibibi gusa si yo kuvugirwaho ibibi ibibi byahirunze ari byinshi bituma n'abafite ijambo rizima basigara bahatinya ariko niba mufite gutinyuka muze turwanye ikibi dukoresheje noneho social media duteke uyu musozi wa social media tuwuhindure mwiza kuruta uko wabaye mubi ni nayo mpamvu mbashimira kuko mwatwitabye ndabizi tuvuze biki kandi ni ubwa mbere wenda tuba hostinze muzogaruke dufatiraho twasigiriye hari topic noneho ahangaha kwari nko kuganira gusa ariko noneho tubyimpe tubivugeho kugira ngo abaza bumva bijya bibi bizasimburwe n'ibyiza bivuye mu kanwa kanyu kuko muri abakozi b'Imana ushobora kuvuga ijambo rimwe gusa rigahindura ubuzima bw'umuntu tubashimire nitubatumira muzagaruka tuzagaruka Imana ibahe umugisha ciao ciao dushimire n'abazakurikira ibi biganiro abazakurikira Mega TV Turino TV turi hano ku bwanyu kugira ngo tubazanire abakozi b'Imana n'abandi batandukanye
ciao ciao mukurikirana ibiganiro byacu turabakunda muragahorana imana murakarama ciao ciao urakoze